yanjye uyu munsi turi kumwe mu isaha ya none, igihe cyacu cyo gutuza, kumva no gutekereza. Noneho tugiye kuvuga ku bintu abantu benshi bacamo ariko bake bagiraho babivugaho, ariko kumva barabivugaho gake. Uko wakwirinda ntituri burebere gusa ku mutima, ahubwo turaza no kureba uko umubiri wacu ushobora gufashwa cyangwa se ukatugusha mu bihombo. Dufungure imitima yacu tube hamwe nk'uko dusanzwe tubikora. Oh yes, reka mbanze nifuriza ibihe byiza cyane mwe mwese mukurikirana ibiganiro bica kuri Now isaha ya none official. Hanyuma wowe wamaze gukanda subscribe, Odisi wariyandikishije, niyo mpamvu iyo nteye agatebe hano muri studio za Now, iyo mpindukiye nawe ndagusanga. Niyo mpamvu nanjye nazabatekereza kubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye harimo iki cy'isaha ya none. Disi mukomeje kunyereka ko isaha ya none imaze kuba nk'amavuta yafashe ku mitima yanyu. Hanyuma reka mpereze ikaze abantu mudukurikirana muri ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye, by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda, mu ntara enye zigize igihugu cyacu, u Rwanda rw'imisozi igihumbi n'abantu bamwenyura. Ubwo ni intara y'Uburengerazuba, Uburasirazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo. Reka mbone nsuzuye n'umwambasaderi wacu uri mu karere ka Nyanza, Shema Egide. Komera ku muheto wangu. Hanyuma no mu mujyi wa Kigali namwe turabafite. Ngaho namwe mukomeze mukurikirane ibiganiro bitambuka kuri Now isaha ya none official, nk'ijwi ribatumaho biciye muri mbahaye ikaze. Yes, wabyumvisha rwose uko twarimo tubivuga. Kandi n'ukuri inanda nk'iyi ikwibutsa byinshi ufite mu mutima wenyine ntawe ukureba, ndetse ikwibutsa n'ibyo utarakora, ikwibutsa n'ibyo wakoze, hanyuma ikakongeramo imbaraga. Ngaho rero tegura umutima neza, maze nze siga umutima wawe amavuta afata. Ndaje. Uko twakirinda kwiheba mu bihe by'amakuba. Hari ibihe biza ukabona biragutunguye, cyangwa se n'undi bikamutungura. Byaramutunguye, byarantunguye, byarabatunguye, biragutunguye. Disi hari ingingo nshobora kuguhereza ugasanga nawe irimo ibintu byagutunguye, ariko reka ndebe ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu yiheba. Rimwe na rimwe kumva n'urugendo ntirushobotse. Disi abantu mutangira urugendo ntimurusoze. Kwiheba si uburwayi gusa, ni urugendo. Reka nkubwire muri ubu buryo: iyo ugize ibyago, igihombo cyangwa uburwayi, umubiri wawe ugerageza kugufasha
akaba akakubwira nako, ariko hari ibyo dukora tutabizi bikatugiraho ingaruka z'igihe kirekire. Dore utuntu duto twangiza imibiri yacu mu gihe cy'agahinda. Disi nawe ubwo wagize agahinda kubera ibyakubayeho nimugoroba, ariko kubera isaha ya none hari ijambo uri bwumvemo ukibaza wowe ubwawe. Ngira ngo ikiganiro cya nimugoroba twabonye ko hari abo tujya kwaka umwanya bakagira ngo tugiye kubaka imitungo yabo. Niba ugishaka jya mu biganiro bya Now uragisangamo nawe wiyumvira ukuntu tubaka umwanya bakagira ngo tugiye kubaka amafaranga. Akantu ka mbere gato tuba tutabizi ariko kakangiza umubiri wacu cyangwa ibitekerezo byacu, kudasinzira neza. Ese we kundeba nawe waraye udasinziriye? Disi hari igihe udasinzira neza kubera utinya gutekereza cyane nijoro, nimwe na rimwe ukabura n'ibitotsi, ariko akangaka karagufasha. Hari igihe wanga gusinzira neza, disi ibi bikagabanya imisemburo y'ibyishimo nka dopamine. Ni ikintu kidufasha sometime kubaho neza, ariko ntitubimenye. Ibi bikagabanya imisemburo y'ibyishimo. Hari umusemburo witwa dopamine. Disi reka suhuza abantu bafite umusemburo witwa dopamine. Ni umusemburo w'ibyishimo, umuntu agahorana ibyishimo. Disi yanaseka ukamwumva nk'ibyishimo, atari uko atari mu bibazo, atari uko ari mu isi se yonyine da, afite n'abantu, kuko isi yo tuyirimo, ariko tuba dufite n'abantu. Kwirirwa wicaye cyangwa utanyeganyega, umubiri ubyuka wumva unaniwe. Niba ushobora kugenda iminota 20 ku munsi, bigufasha gutuza. Kunyumva se disi ugaseka. Disi nubwo nta tike, buri guturisha umubiri wawe. Kwirukana amarangamutima ukayakingira. Kubika amarira, kutavuga. Ndumva nashaka kuvuga. Bikurura umunaniro w'ubwonko n'umutima. Disi cyagiye uvuga ngo ndumva nashaka kuvuga, n'ukuri nta muntu ubuhima. Uri guhima wowe ubwawe. Nibwo uzasanga umuntu afite umunaniro w'ubwonko buri kanya n'umutima. Aravuga nabi, arareba nabi, arakugira inama, akubwira nabi kandi ari umuntu wawe, arakumva nk'utari umuntu we kandi mubana. Biba byaturutse ku gukingirana amarangamutima ye, hanyuma bigatuma bikamarira no kutavuga, bikamuvira nk'umunaniro w'ubwonko. Kunywa icyayi, ikawa, inzoga birenze ngo wibagirwe wenda ibibazo waciyemo, kanaka yambabaje, mu kazi bambabaje, banyirukanye, business yahombye, munzanira agakawa di. Biriya nubwo uri kubikora ushaka umwanya w'akanya gatoya ko guhumeka cyangwa wumve wibagiwe akanya gatoya, ahubwo birushaho kuguca intege. Rero disi hari ingamba z'ubuzima n'ingero nyazo. Ntacyo nkurikirana kuva iyi video itangiye kugeza isoje, n'ukuri nubwo ryaba ijambo rimwe, ijambo ry'ihumure mu mutima wawe. Ikiba cyanzanya aha ni amavuta yo gusiga umutima wawe. Icyangombwa usabwa n'iki? Iyi nkuru yisharinge bagenzi bawe kugira ngo bintere gukora n'izindi zikurikiyeho. Nyuma yo kubura disi umugabo we,
umumama yamaze imyaka 3 atabasha gusinzira n'amasaha 5. Yo, ibyo byaje kumutera indwara y'umutima atabizi. Disi hari umusore, Disi yari umucuruzi ufite iterambere, hanyuma aza gusenyerwa n'umuriro, inkongi y'umuriro itwika iduka rye. Yahisemo kwirirwa ahagaze hanze atavuga, arya ikirayi kimwe ku munsi. Ibi byatumye ikibazo cy'umutwe kiba kirekire mu gihe cy'amezi 6. Buri rugendo rufite uburemere bwarwo, ariko gufata umwanya wo kuvuga ngo ntago nshaka kuvuga, ugafata wo kutabika ibitotsi byawe ngo ubisinzire, bihungabanya umubiri wawe, no kwiyitaho biragabanuka. Umugoroba wa Bibiliya mu isaha ya none, reka nsuhuze inshuti y'Imana Samuel Iradukunda guturuka muri Lusaka, Zambia. Nabonye Disi uyu murongo uri kumufasha, niyo mpamvu umugoroba wa Bibiliya mu isaha ya none ni ingenzi kuwukurikirana. Ntimugire ubwoba kuko ndi kumwe namwe, ntimugakangwe kuko ndi Imana yanyu. Nzabakomereza, nzabafasha, nzabarwanirira. Umugoroba wa Bibiliya. Disi amagambo asa nkayo wayasanga muri Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10. Imana ntitwizeza ko tuzabona ibihe bikomeye cyangwa se tutazabona ibihe bikomeye, ariko itwizeza kutazadusiga twenyine. Umuhoza wanjye Disi, mba numva ntagenda ntaguhaye umuhoza. Niyo mbitekereje ngo ngende, nibuka ko wicaye unteze amatwi. Inshuti yanjye, niba wumva wacitse intege, niba hari ikintu cyakujunguje, cyakujishe mu mutima wawe, niba uhanganye n'ibihe bitoroshye, menya ko uri umuntu w'agaciro. Kandi nubwo ntazi ibikurimo byose, ndakubwira n'ijwi ryanjye rituje n'umutuzo, nturi wenyine. Fungura umutima wawe, wicare, uhagarare. Umubiri wawe ukeneye amahoro, umutima wawe ukeneye gutega amatwi ibyo uri kuwubwira. Imana iri hafi, nanjye ndi hano buri mugoroba, buri joro ndahari mu isaha ya none. Ntucike intege, umucyo uraje. Disi, reka ngusoreze nanjye njye kureba icyayi. Murakoze kuba mwari kumwe nanjye. Nimwumva byabashimishije, byabafashe ku mutima, musangize iyi nkuru abandi. Twongere duterane ejo mu yindi saha ya none. Murakoze. Yes, murakoze cyane mwe mwari mudukurikiranye mu isaha ya none. Disi, umutuzo mwinshi muri njyewe no muri mwebwe, kubera ibikorwa biri kugenda bitambuka kuri iyi channel yanjye ariyo yanyu. Mwagiye mubibona ko hari impinduka zagiye ziba, hari abari mutegerezanyije amatsiko. Ibi biri kuva mu mbaraga zanyu, muri mwebwe muri kureba ibiganiro mukabisoza ku musozo wa nyuma. Buri gihe urebye ikiganiro ukagisoza, ubu mpaye amahirwe kuri uru ruganiriro yandi uzabona mu buryo nawe bugaragara. Ndabasezeye, tuwongere guhura mu isaha ya none. Imana ibandebera icyoroshye, nzagarukana amavuta, hanyuma wowe wisiga amavuta akagufata. Bye bye.